Hello guys, ndakusuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri mu Rwanda. Nizere ko umeze neza. Abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Kandi rero hari Imana itabara umuntu idasabye ibisobanuro. Hari Imana itabara umuntu ititaye ku mateka yahashize he. Hari Imana izura ibyapfuye. Ndasabye rero ngo igusure igutindane cyangwa se mutindane, ikuzurire ibyo bintu kandi gukize pe. Hari indirimbo yigeze kumfasha irimo amagambo avuga ngo nta munyagara w'isengesho. Jya usenga Imana irumva kandi igatabara idasabye ibisobanuro. Uyibwire byose, uyambarire ubusa, izagusubiza. Rero nguhaye ikaze kuko wanahisemo kunkurikira ukavuga uti nkurikiye Teri ku Nkomangiro TV. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Wowe wamaze kwikanda, Imana iguhe umugisha. Mba nkusaba cyangwa se nkwibutsa gukanda like iyo wamaze gukanda subscribe. Mujye mwibuka gukanda like inshuti zanjye, mukande mugire ibyo mwandika muri comment tujye tuganira, ndetse mugire n'ibyo mukora musharinga, tujye dufashanya. Rero kuri uyu munsi nje kubabwira umuti ukomeye ndetse unatangaje kuwumva. Twese dusanzwe tuzi igitunguru gitukura cyangwa se oignon rouge. Twese turakizi, nta muntu nakumva utazi igitunguru gitukura, sibyo? Ariko ntabwo akenshi usanga tutazi uko ibintu bikoreshwa. Usanga tubikoresha mu buryo butari bwiza, ugasanga kugira ngo bitugirire umumaro ahubwo kandi bitubereye uburozi. Pay attention ku miti y'imyimerere. Hari igihe usanga iyo ukoresheje nabi aho kukuvura ahubwo gutera izindi ndwara. Ujye unkurikira uti ukansa video ntaho bujya, ntago njya nkora ikiganiro cy'isaha cyangwa iminota 20. Niyo mpamvu nkwinginga cyane kujya ukurikira ikiganiro ukamenya n'uko ibintu ubikoresha kugira ngo uzabivanemo inyungu aho kubivanamo amarira n'ibihombo, kubera yuko warwaye, watanze igihe cyawe ariko uhise urwara bitari ngombwa. Murakoze rero mwebwe mukanze subscribe, Imana ibahereze umugisha. Tugiye kuganira rero kuri icyo gitunguru. Igitunguru se twakifashisha gute igihe turi kwivura? Mbere na mbere, iyo dushyize igitunguru mu masogisi tukayararana bimara iki? Rero igitunguru iyo ugifashe ukagikata, wamara kugikata ukagishyira mu masogisi cyangwa se ukambara isogisi ukagenda ucengeza mo ibyo bitunguru by'ibizeru wagiye ukata, ariko ukabona ko nyine ikirenge cyose gikwiriye ibitunguru, ukabirarana. Niba uri wa muntu ukunda kurwara umutwe wawe urakira iyo urarana ibitunguru. Niba uri wa muntu ukunda kubura ibitotsi, nyine wajya kuryama ukaguma mu buriri ariko ntubone ibitotsi, igitunguru kizagufasha gusinzira neza igihe cyose wakirajije hehe? Mu birenge. Kubera iki? Kubera ko buriya mu birenge niho hakubiye ibice by'umubiri byose. One day nzabereka uburyo ki mu kirenge harimo umwanya w'umutima, harimo umwanya w'impyiko, harimo urutirigongo, harimo ibihaha, harimo. Nibwo uzahita uvuga ngo kuvura wifashishije ibirenge ni byiza. Niyo mpamvu usanga n'abantu babi bashobora kukuroga ukabyimba ibirenge cyangwa se bagahira mu birenge kuko baba bagufite umubiri wose. Nsabye Imana kubarinda ibyo bintu. Hanyuma rero nshuti zanjye, sibyo? Ibi bitunguru waraje mu masogisi, nakubwiye ngo bizakuvura umutwe. Bantu barwara umutwe udakira, bantu barwara umutwe w'uruhande, iyo ubigize akamenyero ko kuraza amasogisi arimo ibitunguru mu birenge byawe, biragufasha cyane. Umutwe ugeraho nyine ukanawibagirwa ko wigeze urwara. Rero hari umuntu uba ufite abana, ariko abo bana bakaba batabasha guhekenya ibitunguru. Abo bana bakaba barwara amagripe adakira.
iyo ubigize akamenyero, uko umwana agiye kuryama ugafata ibitunguru ukabishyira mu masogisi yabo, giripe, amabronchi birakira burundu. Ntugakoreshe umuti umunsi umwe ngo uzumbwire ngo byanze. Ukoreshe kugeza ubonye umusaruro. Hari abahita babona umusaruro vuba, hari n'abatinda bitewe n'uko turemye mu buryo butandukanye. Rero abantu bashirika ubute, ndakunda cyane abantu bajya banywa imiti bakanabinyereka bakambwira ati muga dore 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 dore. Imana ibahereza umugisha kandi umuhati wanyu ntabwo uzaba ubusa ku mwami. Ndashima Imana ko ejo nakiriye abantu 2 batwite, ndetse n'uyu munsi nakiriye, ariko we yanabimbwiye kera, ahubwo ni bwa butumwa bwinshi noneho ngenda nsubiza nkahita mbona harimo amashimwe. Umuntu rero nawe yarasamye, ndashima Imana kubw'ibyo. Ndashima Imana kubwo umuntu watanze ubuhamya avuga ngo yavuye ku biro 97 kubw'umuti namubwiye ageze kuri 87. Murumva ibintu atari amahoro. Ndashima Imana cyane uwatanze ubuhamya akavuga ngo yararwaye amibe ituma buri munsi abyuka ruka. Ndashima Imana ko yakize akaba yatanze ubuhamya. Ndashima Imana kandi y'umubyeyi, sinzi nimba yarabyaye, gusa n'umugore kuko yambwiye ngo we n'umugabo we bishimye cyangwa se barishimye, bari mu buzima bunezerewe. Wambwiye ngo n'uyu munsi yabyanditse kuri YouTube, yabyanditseho nabibonye, yanshimiye kuri TikTok. Amashimwe amurusha imbaraga zano kuri YouTube, aravuga ati natabibona kuri TikTok abibone kuri YouTube. Ndashima Imana kubwo muntu wari umaze imyaka 3 iva. Ibi ngibi wowe ushobora kubyita ibisanzwe, nyamara ku muntu biriho nshuti yanjye birabangama. Uzi kuva imyaka 3 uzi paduza amafaranga agiye aho hantu, ariko ndashima Imana kubw'umuti namubwiye maze akaba yarakamye. Erega Kristo aracyariho kandi aravura. Nababwiye ko natumwe nawe. Niwizera imiti nguhereje, ukizera uwantumye, nta kabuza ibitangaza biraba. Nta kabuza. Umuntu yaretse kuva cyangwa se kuva kwe byarahagaze. Ndashima Imana rero kubw'ibyo. Amashimwe yo ni menshi, ariko ayo nzajya nakira nzajya nyabanyuriramo gutya. Rero ndashima Imana kubw'abo bantu basamye, ndashima Imana kubw'uwo muntu wakize amibe, ndashima n'Imana kubw'uwo muntu wakize kuva akambwira ati njye n'umugabo wanjye turishimye. Amena, amena. Wumve ko aho uri nanjye mbifurije amahoro aturuka ku Mana. Rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo jya ushirika ubute. Abashirika ubute urumva bari gukira. Ntukagira ubute imiti babwirira kora, sibyo? Rero wa mwana urwaye amabronchi kandi akarwara agakorora katavaho, iyo uri kumushyiriramo ibitunguru mu masogisi, ushobora kubikora ukwezi cyangwa n'ibyumweru 2, rwose iyo nkorora, ibyo bihaha bitameze neza, iyo myanda iri mu bihaha, ntumenye ukuntu byagenze, ntumenya. Noneho hari n'abana mbabarira usanga barwaye gutya ibintu bibyimbye, sibyo? Atari n'amanjine, ahubwo ukabyumva agiye nko kuryama, aryamye ukumva guhumeka byamunaniye. Iyo rero yananiwe guhumeka muri ubu buryo, ufata ibitunguru ukabyomeka hano, wabigize gute, wabikase ukabyomeka ukamuzirikiraho agafurari neza. Uko ubikora, igitunguru Imana yakiremanye ubuhanga cyangwa se yagishyizemo imbaraga ikiza, kigenda gikamura ibintu byari bibyimbye, noneho ukazashiduka umwana wawe yakize. Ibi bintu ndabikubwira, ubuhamya buba buhari, ibi bintu ndabikubwira, jya ubikoresha uko mbikubwira. Igitunguru kizatuma umwana wawe kuriya byimba akananirwa guhumeka, uretse ko n'igicumucumu nababwiye ko kibikora. Ariko agatunguru kukazirikiraho umwana gutya, uko ubikora kenshi
igitunguru kiramukiza rwose, umwana agasubira mu buzima bwiza kandi batanamubaze. Uzabikora uzaza utubwire ubuhamya nuba imfura. Igitunguru kandi ku duhinja ushobora nacyo kugifata ukakishyira mu dusogisi tw'agahinja, noneho karwaye utugiripe kari kwitsamura, noneho utundi niba afite umuriro ukatumushyirira gutya mu gahanga, ukamwambika akagofero, umuriro uragabanuka ndetse n'amagiripe akagabanuka. Uretse ko ushobora no gufata ibyo bitunguru ukabishyira ku gasahane karambuye, ugatereka muri berso y'umwana cyangwa se ahantu aryamye, noneho ako kuka akaba ariko ahumeka nijoro, sibyo? Utibagiwe no kuvuguta umwenya ugashyira ku buriri bwe, bituma abihumeka, bityo utugiripe tukagenda vuba. Uzabikore uzaza kumbwira, uzabikore uzaza kumbwira. Ndumva ari n'ibyo nakubwira. Kandi tugiye kuvuga iby'igitunguru, umva twabivuga kuko igitunguru njya mbabwira ngo vanga n'ibi vanga n'ibi. Igitunguru ni umuti ukomeye Imana yaduhaye. Ibitunguru bifite indwara nyinshi bivura n'uburyo kibitegurwamo. Njyewe uyu munsi naje kukubwira kubishyira mu mutwe no kubishyira mu masogisi. Kuri wa muntu urwara umutwe cyangwa kazajya yumva ashya, hari n'abamama bamamagara bakambwira ngo bajya kumva bakumva ngo wagira ngo ni nk'igishashi kiri hano. Rero iyo ukase ibitunguru ukabipakira mu mutwe wawe gutyo, ukabipakiraho, warangiza ukiyambarira agatambaro ukakararana cyangwa se ukakirirwa n'igihe wiriwe mu rugo, even n'ibisuko, nubwo byaba n'ibisuko ugashyiramo, ukamakinga sure neza ko ibyo bisuko byawe uri bubimesemo. Niba bitameswamo ntacyo nkwijeje, ariko niba bimese nawe wabikoresha, noneho ukabyirirwana, umutwe ugera aho ngaho ukavuga ngo ubundi nigeze ndwara umutwe, nawe ukagira ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi. Genda ubinkorere gutyo uzaza umbwira, sibyo? Ngaho ndakwibukije gukanda subscribe, share no comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagukunda, Imana ikandusha.